ko Yesu ari hafi isi murikirwe n'umucyo maze Yesu agaruke nimusingize uwo mwana w'intama watambwe nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. ngira ngo twahereye ku byigisho bya mbere kandi dutangira kwiga ibi byigisho twabonye amagambo neza ndongera nyasubiremo ari ku ipaji ya 14 aho twabwiwe neza ko mu gihe twiga iki gitabo tudakwiriye kuciga nk'abari kwigira amateka ahubwo dukwiriye gusaba Imana mu byo tuzajya dusoma byose Imana ikajya igenderera imitima yacu tukagira andi makuru tubonamo ya gihanuzi y'ibintu duhagazemo ndetse n'ibintu byenda kuba kuri twebwe muri kino gihe turimo kugira ngo ibyo bintu bidutere kurushaho gutekereza ku mwiteguro twaba dukeneye. Imana rero idufashe cyane kandi inshuti bavandimwe ndagira mbabwire neza yuko iki gitabo wenda mu minsi yashize hari ubwo umuntu yashoboraga kugisoma akumva wagira ngo mu by'ukuri ibyacyo ntibirimo bizinguka neza, ariko ubu bwo muribonera neza yuko igihe dusohoyemo igitabo cy'intambara ikomeye birasa naho noneho impapuro zacyo ziri kuzingurwa n'amateka y'ibihe duhagazemo, gahunda duhagazemo, isi ihagazemo. Biragaragara neza ko zimeze nkaho ziri kuzingura impapuro z'igitabo cy'intambara ikomeye. Ubuhanuzi bwanditse muri cyo bumeze nkaho noneho buri kutuzingukira mu buryo bw'ibigaragara. Niyo mpamvu umuja w'Imana iyo turebye mu gitabo cy'ibyanditswe byo mu minsi y'imperuka hari amagambo yanditse kuri iki gitabo ngira ngo nongere mbasomere mbere yuko twimbika tujya mbere ku cyisho cyacu cy'uyu munsi. Yaranditse ku gasuri ka 303 yaravuze ngo igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi Danieli n'ibyahishuwe, intambara ikomeye ni ingenzi cyane muri iki gihe kuruta ibindi bihe, bigomba gukwirakwizwa mu buryo bwagutse kuko ukuri byerekana kuzahumura amaso menshi y'impumyi. Ndabinginga cyane kugira ngo nubwo bwose ibi byisho tubyiga Imana mu by'ukuri yanemeye yuko dukora rekodi kugira ngo mu by'ukuri ibi byigisho tubashe kubisangiza. Ndabahendahenda cyane kugira ngo buri muntu wese ajye abisangiza bagenzi be baba buduje kwizera ndetse nabo tudahuje kwizera nabo mubasabe icyo kintu bagikore, cyane ko kuri benshi cyane ntago ari ikintu cyabasaba ikintu gikomeye, kubera yuko ngewe mfite ubuhamya neza kandi nzi neza ko iki gitabo niba Imana yarivugiye yuko gukwirakwizwa kwacyo kandi mu buryo bumwe ubu ngubu ni uburyo bwo kugikwirakwiza mu buryo bw'amajwi, nzi yuko kigomba gukora umurimo wacyo Imana yakigeneye. Rero tukwiriye natwe kuba muri uwo mwanya. Buriya hari igihe dushobora kubyumva gutyo, ariko nzi neza ko nitubikora tukabisangiza abantu tudasangije kwizera, mwebwe gusa mugasenga, muzabona umusaruro kwihereza ibintu bizaba byaragezeho mutigeze mutekereza. Kandi ngewe ndi umuhamya ubibabwira, nzi neza ko ibi byigisho biri gukora umurimo ukomeye cyane. Wenda nimbona uburyo ubuhamya nzabubasangiza bw'abantu bampereza feedback z'uburyo mu by'ukuri ibi bintu bigenda bibafasha uko bakurikirana ibi byigisho. Rero umuja w'Imana yongeye kwandika kugira ngo nshimangire ayo magambo wenda bidutere no kugirira Imana icyizere cyane. Yaravuze ngo ku gasuri ka 784 mu gitabo cy'ibyanditswe byo mu minsi y'imperuka last day event yaravuze ngo inkurikizi zikwirakwira ry'iki gitabo intambara ikomeye ntizishobora guhabwa agaciro ubu ngubu. Kubwo kugisoma imitima imwe izakanguka maze igihe umwete wo guhera ko yifatanya n'abitondera amategeko y'Imana. Nyamara kandi nanone umubare munini w'abazagisoma ntibazafata ibirindiro kugeza ubwo bazibonera ibyahanuwe muri cyo bisohoye. Gusohora kwa bimwe mu byahanuwe kuzatuma abantu bizera ko n'ibindi bigiye gusohora. Ndajya mbabwire yuko ubundi hari umurimo Imana iri kudusaba muri iyi minsi. Umudivantiste wese w'umunsi wa karindwi uzi yuko mu by'ukuri Imana yamuhamagariye kubwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ndajya mbabwire ko ijuru ririfuza yuko mbere yuko ubuhanuzi bwose
nk'uko tubona mu gitabo cy'ibyashwe na Danieli busoza amateka y'iyi si, twakagombye kwihuta cyane tugashaka uburyo kopi nyinshi cyane cyangwa se mu buryo bushoboka bwose igitabo cy'intambara ikomeye twagishyikiriza abatuye isi, maze amakuru akuye muri kino gitabo abantu bakaba bayafiteho mu by'ukuri bafite uburyo bayazi, kubera yuko igitabo gikubiyemo amakuru ya gihanuzi asoza amateka y'isi. Umuja w'Imana aratubwiye ngo ibintu biri muri icyo gitabo ntabwo ubu ngubu abantu niyo bari kubisoma bashobora guhera ko bafata ibirindiro. Iyo bumvise yuko mu by'ukuri mu minsi igiye kuza hazabaho agahato ko guhata isi yose izahatirwa kuruka ku munsi umwe w'icyumweru, iyo bumvise yuko nk'ishyanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cyamwe giharanira umudendezo w'abantu kizagera igihe mu by'ukuri uwo mudendezo akaba aricyo kiwurwanya, maze kigahatira abatuye isi bose kuyoboka ubupapa, kigahatira abatuye isi bose kuruka ku munsi umwe w'icyumweru, ntago abantu kugeza iyi saha iyo bari gusoma ibyo bintu bumva ko ibyo bintu bizasohora. Baravuga bati ibyo bintu ni ibihuha, ni gahunda, ni uburyo bw'ibinyoma cyangwa se bwo gukanga abantu. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo twebwe nimureke dukoresha uburyo bwose iki gitabo tubanze tukigeze ku bantu babe bazi amakuru akubiye muri cyo, nubwo bwose bazamera nk'abari kuyapinga, ariko ngo igihe ibyo bintu bizasohora niko inyandiko yavuze ngo abantu bazaba baratinze gufata ibirindiro ngo bazahita kubafata icyemezo bitewe n'uko bari kwibonera ibyanditse muri cya gitabo babwiwe, byose biri gusohora umurongo ku murongo. Rero ndagira mbabwire yuko igihe kirageze kugira ngo iki gitabo cyigishwe abantu, kandi natwe birasaba ngo tugisome neza mu gihe mu by'ukuri turi kukibwira abandi, nk'igihe turi kwiga nk'amateka y'iby'abagorozi, tukareba impfu bagiye bapfa, tukareba ukuntu bagiye baba intwari bagahamya. Ibyo bintu natwe bidutera ubutwari kandi bidutere gushaka imbaraga yabateye guhagarara bashikamye maze ntibihakane umwami wabo. Rero ndabinginga cyane ngo ubwo tugiye gukomeza muri bino byigisho Imana idufashe cyane. Ejo bundi twari turimo tureba icyigisho cya 14 kivuga ngo abagorozi b'Abongereza bakurikiyeho, ariko n'ubundi iki cyigisho nababwiye yuko igihe twagisozaga ntabwo twagisoje neza, twari tugeze ku muntu bita John Wesley. Ndifuza yuko nubwo bwose muri ibyisho byagiye bibanza twagiye dukora icyigisho kimwe tugahita dusoza, ariko hari amakuru amwe mu by'ukuri iki cyigisho nari ntaravuga kandi nayo y'ingenzi. Niyo mpamvu rero tugiye kubanza dukora umugabane wa kabiri iki cyigisho abagorozi b'Abongereza bakurikiyeho, umugabane wacyo wa kabiri, kugira ngo tubanze tugisoze neza, maze noneho tuzaze duhita dukomeza n'icyigisho cya 15 kivuga ngo Bibiliya n'impinduramatwara mu Bufaransa. Kandi icyo cyigisho cya 15 nitukirangiza tuzaba tumeze nk'aho turi kugenda dusoza ibyigisho byerekeranye n'amateka, noneho turi kwinjira mu byigisho bimeze nk'aho biri gusiga amateka, ahubwo byimbitse nk'ubuhanuzi noneho mu buryo bwo hejuru cyane. Rero nubwo bwose n'aya mateka nabwo twabonye yuko mu mateka yaranze amahanga umwigishwa nyakuri w'ijambo ry'Imana ngo agomba kubonamo gusohora k'ubuhanuzi, ariko ibyigisho byo tugiye gutangira guhera nko ku cya 17 ni ibyigisho noneho bya gihanuzi mu buryo bwimbitse, niba nabivuga muri ubwo buryo. Rero iki cyigisho cyitwa ngo abagorozi b'Abongereza bakurikiyeho, ngira ngo hari byinshi cyane twabonyemo, ariko nanone reka n'ubundi mbere yuko twinjira muri iki cyigisho twiyambaza Imana n'ubundi twongere dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, izina rye nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu wabanye natwe muri kino cyumweru, tugushimiye ukuntu wagomeje kurinda ubugingo bwacu, tugushimiye ukuntu tugejeje kuri uyu munsi. Turakwinginze ngo ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe imbaraga zacu zibure, imbaraga z'Imana barizo ziboneka, Mwuka Muziranenge akomeze kutuyobora, kandi iki cyigisho tugiye gutambutsa gifashe imitima yacu, kandi n'abazacyumva bose Mwuka w'Imana azagiherekeze, kugira ngo imitima izakorweho ibi bintu be kuzabifata nk'ibintu byoroshye, ahubwo bumve ko ari ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yabo, bibatere guhagarara mu ruhande rwiza rw'Imana. Twizeye yuko ibyo tugusabye twumvise, kandi twizeye ko ugiye kubana natwe kugeza tugeze ku musozo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Abagorozi b'Abongereza bakurikiyeho nicyo cyisho tugiye kureba, umugabane wacu wa kabiri.
twabonye yuko impamvu bavuze abagorozi b'abongereza bakurikiyeho nuko hari undi mugorozi wari warabanje. Uwo mugorozi twabonye yuko ari umugorozi wiswe ngo ni inyenyeri yo mu ruturuturu y'ubugorozi, nuwo bita Yohani Wycliffe mu cyigisho cya 5 cy'intambara ikomeye. John Wycliffe rero Imana yaramuhagurukije akurikiye abawaridensi, maze John Wycliffe igihe mu Bwongereza yari amaze gucura umwijima, nibwo mu by'ukuri yashyize Bibiliya mu rurimi rw'icyongereza ku nshuro ya mbere kugira ngo ikwirakwire mu baturage bo mu Bwongereza. Ariko haza kuba ikibazo nk'uko twabibonye, ntabwo izo Bibiliya zari nyinshi, zari nke cyane, kubera yuko ngo yazandikishaga intoki, ntabwo zari zicapye ari nyinshi, bityo ngo hakabaho ikibazo cy'uko zabonaga abantu bafite ubushobozi bwo hejuru, ariko abaturage rubanda rwa giseseka izo Bibiliya ntizabageraho. Imana rero yaje gukora ikindi kintu, iza guhagurutsa abandi bagorozi mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihe igihugu cy'Ubwongereza ngo cyari cyaragiye kigatangira gucura umwijima, Imana yaje kongera kwemera ko umucyo uharasira, maze ihagurutsa abandi bagorozi nk'uwo twabonye bita Tindare. Tindare twabonye yuko yafashe Bibiliya mu rurimi rw'Ikilatini ndetse n'Ikigiriki, arangije ayishyira mu rurimi rw'icyongereza, isezerano rishya ryose. Maze ngo iyo Bibiliya mu gihe yayicapaga twabonye uburyo yarwanyijwe, uburyo yaje guhungira mu gihugu cy'Ubudage akajya i Wittenberg, maze iyo Bibiliya akaza kuyisohora mu buryo bw'igitangaza, akajya akorana n'abantu n'ubundi bakayohereza mu Bwongereza. Kandi twabonye uburyo yarwanyijwe, ndetse kugeza ubwo ngo haje kubaho umwepiskopi wiyemeza w'itoro kiliziya gatolika ry'i Roma, wiyemeza gufata gahunda yo kugura Bibiliya zose kugira ngo bisoze azitwitse. Amaze kuzitwika yibwiraga yuko akoze umurimo w'ingenzi cyane, ahagaritse ukuri, ariko Imana ikoresha uburyo burenze ubushobozi bwe, maze ayo mafaranga ngo yaziguze kugira ngo ajye kuzitwika. Maze arangije ayo mafaranga Tindara yacapishamo izindi nyinshi cyane. Igihe ngo bamuhamagaraga kugira ngo afungiye muri gereza, maze bakashaka kumufungura, baramubwiye bati kugira ngo tugufungure tubwira abantu baba ufashije mu by'ukuri gukwirakwiza guteza imbere umurimo wawe. Tindare ngo yababwiye amagambo, arababwira ati rero umwe mu bantu ba mbere bamfashije kurenza abandi ni umwepiskopi wafashe Bibiliya akazigurira abantu bose, maze none agafata gahunda yo kuzitwika. Ati ayo mafaranga yavuye muri izo Bibiliya niyo yamfashije gucapa izindi nyinshi cyane. Ibyo bintu byanyishe ikintu gikomeye cyane cy'uburyo nta muntu ushobora kurwanya Imana ngo ayishobore. Kandi nubwo bwose abantu bashobora guhagurukira ukuri muri iyi minsi, ariko ijambo ry'Imana rizabatsinda ku mugaragaro, ndetse hari nubwo bazagera ku rugero bibwira ko hari wenda bagiye gucecekesha abantu bavugira Imana, ariko ikintu kizabatungura ndetse kigiye kubatungura nuko n'amaraso y'abana b'Imana azamenwa, y'ubwayo azaba yifitemo imbaraga zo gukora ku mitima, kugeza ubwo icyo bazabibwira ko ngo bagiye gucecekesha kizabarusha imbaraga cyane, kizakora ku mitima y'abacamanza mu nkiko, aho abantu b'Imana bazaba bari kurenganyirizwa, babazwa kwisobanura iby'impamvu zabo. Akarengane kazajya kabakorerwa, Imana bamwizemera ko barenganywa, kandi uko kurenganywa n'amaraso azameneka no gushyirwa mu nzu z'imbohe izaba intandaro yo gutuma abantu benshi cyane bumva ukuri. Aba bagorozi rero barakomeje, twabonye abo bita baratima, tubona n'uburyo ubwo bugorozi bwo mu Bwongereza bwaje gufata intera cyane, kugeza ubwo iyo nyandiko Tindare yari yarakoze yagiye igera no mu gihugu cya Scotland. Twabonye abo bita ba Hamilton na Wishart. Abo bagorozi uburyo bahamije Imana, ariko hakaza kubaho gahunda yo kubatwika. Ariko ngo igihe batwikwaga, aho batwikiwe hari umugabo umwe twabonye witwaga John Knox, maze ngo igihe yabonaga abo bagabo batwikwa muri Scotland, yafashe icyemezo kidakebakeba, nawe ahagarara mu ruhande rw'Imana. Uyu mugabo twabonye ubutwari bwe budakebakeba yari afite, uburyo ngo atatinyaga, ntiyagiraga ubwoba. Mu gihe ngo hari igikomangoma cyo mu Budage cyo muri Scotland cyari cyarahangayikishije abantu bose, twabonye uburyo uyu mugabo bita John Knox yahagaze ashikamye, ntiyagiraga ubwoba, maze ahamya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndifuza yuko nongera gusoma aya magambo mbere yuko tujya ku mugabo bita John Wesley. Baravuze ku mugabo bita John Knox bavuga ibye,
baravuze ngo igihe bamuzanaga imbere y'umwamikazi wa Scotland aho ubutwari bwa benshi mu bayobozi b'abaprotestanti bwari bwaracogoreye, John Knox we yahamirije ukuri ashize amanga. Ntiyashoboraga kumwigarurira hakoreshejwe amagambo ashyeshya kandi ntiyadohokaga imbere y'ibikangisho. Umwamikazi yamureze ubuyobe. Umwamikazi yavuze ko Knox yari yarigishije abantu kuyoboka idini ryabuzanyijwe na leta, kandi kubw'ibyo yari yarishe itegeko ry'Imana ritegeka ko abantu bose bakwiriye kubaha ibikomangoma bibategeka. Knox yasubije ashikamye ati, nk'uko idini nyakuri ridakomora imbaraga cyangwa ubushobozi ku bikomangoma byo ku isi, ahubwo ribikomora ku Mana yonyine, niko abantu batagomba kubaka idini yabo ku byifuzo by'ibikomangoma bibategeka, kuko bijya bibaho kenshi ko ibikomangoma bidasobanukirwa n'idini nyakuri y'Imana kurusha abandi bose. Iyo ndi gusoma amagambo yavuzwe na Yohani Knox nkareba ubutwari bw'uyu mugabo, mpita ko numva mu by'ukuri yuko dukeneye imbaraga irenze iyo dufite ubu. Mpita ko nibuka amagambo ya Ellen White yanditse ngo dukeneye kuba dufite indi mibereho itandukanye n'iyo twumva dufite ubu ngubu, ya yindi ngo abantu benshi bahinyura badashobora kugeraho. Bavandimwe inshuti zanjye, ndagira mbabwire yuko igihe tugiye kwinjiramo ni igihe gikomeye cyane. Niba n'umuntu yumva yuko wenda hari imbaraga yifitemo, ndabizi yuko hari igihe umuntu wenda yumva agatekereza ko hari imbaraga yifitemo, akumva wenda nta kibazo yaba afite mu bukristo bwe, maze noneho akumva yuko adakeneye undi mwiteguro urenze uwo yibwira ko afite. Ariko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo dukeneye undi mwiteguro utandukanye, imibereho itandukanye niyo twibwira ko dufite ubu ngubu. Ndagira mbabwire yuko kuguhamya nk'uku nguku si ikintu kiri mu muntu w'inyama n'amaraso, umuntu upfa ndabarahiye. Buriya nimubona nk'umuntu bita Huse, umuntu bita Jerome, twiga icyigisho cya 6 twiga ibya Huse na Jerome, ndagira mbabwire uburyo umuntu bita Jerome ngo yari yarasezeranye n'umuntu bita Huse, baravuze yuko neza ngo aho bazahamagarwa hose kujya guhamya ukuri, umwe azajya aherekeza undi kandi akamuba bugufi. Ariko ndagira mbabwire yuko igihe umuntu bita Jerome yaragize iconstance ahantu bari bafatiye Huse, ngo amaze kubona imyivumbagatanyo n'akarengane kari gahari, twasomye ngo uburyo ngo yahise ngo atoroka aracika. Kandi ibyo byadushubije ku muntu bita Petero nawe ngo nuko byari byaragenze, yiyumvagamo ko rwose ashobora kuba ngo ari umuntu wiyizeye, akumva yuko afite imbaraga zo guhangana n'ibintu byari bimutegereje, ariko bidatinze yihakanye umwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe, ndabinginga cyane ngo mwegere Imana cyane kandi dusabe Imana imbaraga, ikintu kimeze nko kwiyemera tukivemo, ahubwo twegere Uwiteka tumusaba kubanza icyambere. Dukeneye ihemburwa riva mu ijuru, dukeneye imvura yitumba. Imbaraga y'indengakamere ya Mwuka Wera niyo yonyine ishobora gutuma duhangana n'ibintu bidutegereje ntitugambure. Kandi ibyo bintu ubwo biradusaba guhita ko twihana icyaha n'igisa nacyo. Biradusaba guhita ko twihana ijambo ryose ribi, ijambo ryose ry'imfabusa, igikorwa cyose kibi. Turasabwa gukura inkomyi yose mu nzira kugira ngo duhabwe ihembura. John Knox yakomeje amagambo ngo aravuga ngo mbese iyo urubyaro rwa Aburahamu rwose ruba rwarayobotse idini ya Farawo uwo bakoreye igihe kirekire, ndabaza madamu, mbese mu isi yose hari kuba irihe dini? Cyangwa se iyo mu gihe cy'intumwa abantu bose bayoboka idini y'ibikomangoma by'Abaroma, mbese n'irihebokamana riba ryarabaye ku isi? Kandi rero madamu, mubasha kwibonera ko abayoborwa batagomba guhatirwa gukurikira idini y'ababategeka nubwo bategetswe kubumvira. John Knox aya magambo yabwiraga igikomangoma cyo muri Scotland ngo cyari cyarakwiye abantu bose umutima, ariko kubera ko yari afite ku umwuka utari uw'ubwoba, kuko ngo twahawe ku mwuka utari uw'ubwoba. Buriya ndagira mbabwire yuko igihe cyose umuntu afite ubwoba nta mwuka w'Imana aba afite.
cyangwa se abawufite ku rugero ruto cyane. Ubundi igihe cyose tuzaba twuzuwe ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye mwuka wera, ubwoba burashira, kuko mwuka w'Imana kimwe mu kintu azakora azaturinda ubwoba. Niyo mpamvu mubona igihe intumwa zari zitarasukirwa imvura y'umuhindo ku munsi wa Pentekote, bari bagikangika kugeza ubwo bose bagendaga babebera. Ariko mushobora kwibonera ikintu cyabayeho igihe ba Petero bari bamaze guhabwa imvura y'umuhindo, uburyo iyo turebye mu byakozwe n'igice cya 4:31 ngo bavuze bashize amanga, kugeza ubwo abantu bibaje baravuga bati ariko aba bantu ko tuzi yuko ari abanyamusozi, ni gute bashobora kuvuga bashize amanga bene aka kageni? John Nogise nta mwuka w'ubwoba yari afite. Bakomeje bavuga ngo uwo mugorozi yaramusubije ati noneho hari ikintu igikomangoma cyavuze, cyaravuze, Mariya yaravuze ati musobanura ibyanditswe mu buryo bumwe, kandi nabo abigisha b'abagatolika b'i Roma babisobanura mu bundi buryo. None nziringira nde, kandi ninde uzaba umucamanza? Uwo mugorozi yaramusubije ati uziringira Imana yo yavugiye mu ijambo ryayo yeruye, kandi ibirenze ijambo ry'Imana rikwigisha ntuzabyerure, ntuzabyizere utitaye ku muntu uwo ari we wese ubyigisha. Ijambo ry'Imana ubwaryo rirasobanutse, kandi nihagira ahagaragara kudasobanuka mwuka muziranenge utajya yivuguruza abisobanura neza kurushaho mu yindi mirongo, kugira ngo hatagira gushidikanya gusigara, keretse kubinangira bagashaka kuguma mu bujiji. Ndagira mbabwire yuko igihe tugezemo ntago ari igihe cyo gukebakeba, kandi reka mbabwire igihe tugezemo, niba mu by'ukuri Imana hari ukuri yashyize mu mutima wawe kandi ukaba utagushidikanya, igihe cyose umuntu azaza gukangisha, ikintu cya mbere ukeneye gusaba Imana ikaguha gushira amanga, ugahita kumubwira ukuri utiriwe kujya kurya iminwa, kuko igihe cyose utangiye kumera nk'uri kurya iminwa uba watangiye kugambanira ukuri, uba uri guhereza umwanzi ahantu ashobora kuza guca, kandi bikaba byasoza guciye intege ukaza kwivuguruza, cyangwa se ukavuga amagambo ameze nko kugambanira ukuri. Igihe cyose mu by'ukuri uhagarariye Imana, ukabona hari ukuntu Satani ari kuza aca ku ruhande kugira ngo amere nk'uri kukongoshyushya, ugomba guhita gusaba Imana muri ako kanya, ukavuga ushize amanga, kugira ngo ikintu cyose kimeze nko kuza kugirana ubwumvikane n'umuntu uri kurwanya Imana. Inzira yose ari gushaka gucamo, iyo uhise kuhamya ukuri wizera, uba umeze nk'aho uyifunze. Naho n'ubundi iyo umuntu atangiye kugenda ashidikanya, iyo ni intambwe ya mbere bari gutera yo kuza guhakana ukuri. Kandi nzi neza yuko mwuka w'Imana ari we muyobozi, ntabwo mu by'ukuri nubwo mbabwiye gutya, nzi neza yuko mwuka w'Imana, kufite mwuka w'Imana, hari n'igihe bizaba ngombwa yuko ushobora guceceka ntugire n'ikintu uvuga. Ariko iyo bibaye ngombwa, aho kugira ngo Satani umere nk'aho uri kumuha inzira, Imana ikintu kimwe tubwira ni uko tugomba guhera ko tuvuga ukuri kwaho duhagaze, tutameze nk'abantu bari gushidikanya ibyo twizera, kandi tutitaye ku ngaruka zose zishobora kubaho. Burareka mbabwire, iyi minsi dukeneye gusaba Imana ikatumara ubwoba, kandi ikatwongera ikintu cyitwa kwizera. Nk'ubu ngubu reka mbabwire, ndaza kubasomera amagambo y'umuntu bita John Wesley, ibitangaza Imana yagiye imukorera, kandi nk'ibyo bintu byose ni ibintu Imana yiteguye gukorera abantu bayo muri iyi minsi. Ngenda njya mbabwira ikintu kimwe, hari ikintu Imana muri iyi minsi iri kunyemeza, kandi niko kuri. Nzi neza yuko nta muntu ushobora kugira ikintu agutwara Imana itabyemeye. Nzi neza yuko mu buryo bwose ushobora guhamya mu Imana, upfa kuba uyobowe na mwuka w'Imana utari kazitereyemo. Uzi neza yuko ibintu uri gukora uhamanya n'ijambo ry'Imana. Nzi neza yuko Imana itemeye yuko abantu bashaka kukugira nabi bakugirira nabi. Nta kintu bashobora kugukoraho, kandi nzi neza yuko baramutse hari ikintu bagiye kugukora, cyangwa se no kumena amaraso yawe, Imana iyo ibyemeye ni uko ayo maraso hari ikintu kidasanzwe aba ari buze gukora. Ntabwo umuntu w'Imana ajya apfa nk'ikigoryi. Hari amagambo njya nkunda gutekereza cyane, njya nibuka igihe umuntu bita Abuneri igihe yapfiraga ku rugamba,
nibuka amagambo Dawidi yavuze ababaye cyane, nibuka ukuntu hari umuntu waje abika urupfu rwa Abuneri ari kwishima cyane ngo Abuneri yapfuye, ariko Dawidi arangije n'akaboro gakomeye cyane aravuga ngo mbese Abuneri yari umuntu wari ukwiriye gupfa nk'ikigoryi, aragenda aramurira. Ndagira mbabwire yuko umuntu w'Imana ntabwo mu by'ukuri akwiriye gupfa nk'ikigoryi. Buriya ntabwo amaraso y'abantu b'Imana ari amaraso apfa kumenekera ubusa, amaraso y'abana b'Imana ameneka kubw'impamvu. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo nava ku ntebe y'imbabazi amaze kuvuga ngo birarangiye, nta muntu n'umwe w'ubwoko bw'Imana uzongera gupfa, nta muntu uzongera kumererwa amaraso. Amaraso y'abantu b'Imana azamenwa guhera ku itegeko ry'icyumweru n'akarengane karyo kugeza kuri Kristo avuye ku ntebe y'imbabazi, kubera ko ayo maraso azaba ari kumenwa. Abo Kristo azemera yuko amaraso yabo ameneka bagapfa, ayo maraso azaba imbuto ibibwe kandi ituma abantu benshi bizera ubutumwa bwiza. Kandi ajya mbabwire yuko impamvu dukwiriye kwizera Imana, ngenzi neza yuko muri iyi minsi abantu bazahamya Imana, kandi hari n'ibitangaza ijuru rizajya rikorera abantu b'Imana, ribakure n'ahantu abantu bababonaga mu gihe bagiye kubagirira nabi ntibamenye n'ibibabayeho, kandi ntibabashe kuba bagira ikintu banabakorera. Nk'uko ibyo bintu Imana yagiye ibikora ba Petero, nk'uko tuza kwibona ukuntu yabikoreye ba John Wesley, Imana n'ubundi yiteguye kugira ibintu izajya igenda ikorera abantu b'Imana. Bamwe bazamena amaraso yabo azameneka bapfe, atari uko Imana ibanza ahubwo kubw'umugambi mwiza, abandi izabakiza mu buryo budasanzwe kuko bazaba bafite umurimo bagomba gukora. Ariko ikintu dukwiriye kwiringira, ikintu dukwiriye guhagararaho ni ikintu cyitwa kwizera Imana tumaramaje. Dukeneye kwizera Imana cyane, kubera yuko ibikangisho muri iyi minsi ni byinshi cyane. Imana nitatongera kwizera dushobora gusanga twagamburuye. Dukeneye kwizera mu buryo budasanzwe, mu buryo budasanzwe dukeneye kwizera cyane. Niyo mpamvu dukeneye kuvuga nk'abigishwa tukavuga tuti Imana twongerere kwizera. Noneho John Knox yaravuze ngo, baragoje bavuga ku ipaji 183 paragrafu ya mbere, baravuze ngo uko niko kuri umugorozi utaragiraga ubwoba yabwiye ukomeye w'ibwami ashize ubugingo bwe mu kaga. Ubwo butwari butangaje nibwo yakomeje ngo agere ku mugambi we, agasenga kandi arwana urugamba rw'umukiza kugeza ubwo Scotland yabohowe ubutegetsi bwa papa. Nigeze mbabwira ku by'umuntu bita John Knox. John Knox yari umunyamasengesho cyane kugeza ubwo ngo yigeze asenga arangije abwira Imana ngo Mana, niba Scotland utayimpaye undeke nipfire, ndagusaba ngo umpereze Scotland yigarurirwe n'ubutumwa bwiza, kandi niba ibyo bintu utabimpaye njyewe ureke nipfire. Kandi Imana yumvise gusenga kwe kubw'umuhati we ndetse n'amasengesho atacogora, byasoje kuko Imana imuhaye Scotland mu biganza byayo. Scotland yigarurirwa n'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri abagorozi bo bakurikiyeho ni benshi, ba Yohani Bunyani twarababonye, ariko ndifuza yuko mu by'ukuri tugenda tukagera ku mugorozi bita John Wesley. Iyo turebye ku ipaji 184, ndifuza yuko John Wesley umurimo we ariwo tugiye gutindaho mu mugabane wa kabiri wa kino cyigisho, kubera yuko ubwashize twahiseho dusoza tutabivuzeho. Paji 184 paragrafu ya kabiri baravuze ngo hashize imyaka 100 mu gihe cy'umwijima ukomeye mu by'umwuka nibwo hadutse Whitefield na Wesley, bari abatwara mucyo bakorera Imana. Mu gihe cy'ubutegetsi bw'itorero abaturage bo mu Bwongereza bari barasubiye inyuma cyane mu by'idini ku buryo byari biruhije cyane kubatandukanya n'abapagani. Rero Ubwongereza bwari bwaragiye busubira inyuma cyane, nubwo bwose Imana nayo yakoreshaga uburyo bwose kugira ngo yongere muri ku mucyo wayo hakoreshwa abagorozi bagendaga bazamuka. Ariko muri kino gihe cya John Wesley na Whitefield, itorero ryari riri mu kaga kameze gute? Mu by'ukuri kubera abagorozi bagiye bazamuka mu gihugu cy'Ubwongereza, bano bose twagiye tubona inyigisho z'ubupapa ntago zari zigifite imbaraga cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko akaga kari gasigaye muri kino gihe nuko
itorero ryari rimeze nk'aho riyobowe na leta, noneho hakaba hari n'imigenzo mike y'itoro kiliziya gatolika ry'i Roma yari ikiboneka mu matorero yo muri icyo gihe yo mu Bwongereza. Rero abantu bari bari muri ayo matorero nubwo mu by'ukuri basengaga ndetse bakaba banajya mu murimo w'ivugabutumwa, bari bafite ubumenyi buke. Hari umwijima n'ubundi wa Roma wari ukibuditse mu bitekerezo by'abantu bitwaga abantu b'Imana muri icyo gihe benshi. Bamwe muri abo bantu rero bari bafite umwijima mwinshi ubuditse muri bo kandi bazi yuko basenga. Tubonamo umuntu bita Whitefield ndetse na John Wesley. Ushobora kubaza ati mbese uwo mwijima w'ubupapa wari ubuditse mu bitekerezo byabo wari uwuhe? Njya nkunda kubabwira ngo wenda iyo tuvuze ngo umwijima w'ubupapa wagiye ubudika mu bantu benshi cyane, inyisho z'ibinyoma zari zaratwaye abantu benshi cyane bagira ngo izo nyisho z'ibinyoma ntiziriho, ariko na n'iyi saha zirahari. Inyisho z'ibinyoma zari zaratwaye John Wesley na Whitefield zari izihe? Bizeraga yuko bashobora ngo kubona agakiza ngo biturutse mu mirimo yabo, mu mihati yabo, kwibabaza, maze bagakora ingendo zirije cyane, bagakora imirimo yije bazi yuko ibyo bintu bishobora gutuma Imana ibababarira ibyaha byabo ikabemera, bakitwa abana b'Imana. Kandi ubwo n'ubuyobe itoro kiliziya gatolika ry'i Roma ryateretse amahanga yose, nk'uko birivuga ngo Babuloni yateretse amahanga yose inzoga. Ubwo n'ubuyobe bwitwa penetensiya ndetse n'ibyo bita indulgensiya. Abantu bamwe baravuga ati ibyo bintu ni ibya Roma ya kera, ubupapa mu gihe cy'umwijima, ariko njya babwira ngo na n'isaha niko bimeze, kubera yuko Roma ntijya ihinduka. Roma ntijya ihinduka, uko yahoze ubupapa niko buhora. Paje 404 igitabo cy'Intambara ikomeye baravuze ngo baravuga ngo hari amagambo bavuze ngira muri iki gitoro ry'i Roma, paje 402 igitabo cy'Intambara ikomeye kivuga ngo intego z'ubupapa Roma ntigihinduka. Muri iki gitoro ry'i Roma ryerekana uruhande rwiza imbere y'amahanga, ariko rikikingiriza gusaba imbabazi kubw'ubugome buteye ubwoba rizwiho, ryiyambika imyambaro ya Gikristo, nyamara ntiryahindutse. Amahame yose ubupapa bwagenderagaho mu bihe byashize buracyayakurikiza na bugingo n'ubu, na n'ubu riracyagendera ku nyigisho ryihimbiye mu gihe cy'umwijima. Ntihakagire umuntu wishuka. Ubwo bupapa Protestanti bwiteguye gupfukamira ni bumwe na bwa bundi bwategekaga isi mu gihe cy'ubugorozi, igihe abantu b'Imana bahagurukiraga icyarimwe bigatuma bahara amagara yabo, bagashyira ahagaragara ubugome bwaryo. Ubupapa buracyafite ubwibone no kwishyira hejuru bwategekeshaga abami n'ibikomangoma buvuga ko buhwanye n'Imana. Itoro ntiryagabanyije ubugome bwaryo cyangwa gutegekesha igitugu kuruta mu gihe byasiribangaga umudendezo w'ikiremwa muntu, bukamarira ku icumu abera bisumba byose. Mbese uyu mutima n'ubundi ubupapa muri iki gihe, mu gihe buyoboye na Papa Francis, waba ukiriho na nisa uracyariho. Bakomeje amagambo bavuga ngo ubupapa buhwanye rwose nuko ubuhanuzi buvuga ko ari bwo buzaba ubuhakanyi bukomeye bwo mu bihe biheruka. Kwerekana imico yatuma bugera ku mugambi wabwo neza ni rimwe mu mategeko abugenga, ariko muri uko kwihinduranya nk'uruvu buhisha ubumara budahinduka nk'ubw'inzoka. Mbese ibi bintu Papa Francis yaba nawe ashobora kubikora? Iyo turebye amagambo aherutse kwivugira ubwe, yaravuze ngo itoro kiliziya gatolika ry'i Roma ntabwo rifata mu by'ukuri kwica nk'icyaha, mu gihe ikintu cyose, mu gihe kwica bigendereye kugeza abantu ku cyiza rusange, icyo akunze kwita ngo ni common good. Mbese icyiza rusange Papa Francis ari kuvuga muri iyi minsi ni iki? Ni ihindagurika ry'ikirere, kubera ko ni iturufu yitwaje mu nyandiko yanditse 2015 yitwa Rodatosi. Arimo aravuga ngo ari guharanira ihindagurika ry'ikirere, ariko muri iryo hindagurika ry'ikirere ku ngingo y'iyo nyandiko ya 237 niho hahishemo envelope ifunitsemo itegeko ry'icyumweru. Arimo arajijisha abategetsi bose bo kwisaba perezida batandukanye, ariko vuba bidatinze bagiye gutungurwa nk'uko umwami
Dariyo w'Abamedi yatunguwe igihe yasinyaga urwandiko azi ngo mu by'ukuri abatware bari gushaka ko yubahwa agasengwa mu minsi 30, ariko atazi yuko igishakwa ari agahanga ka Danieli. Niko uyu mupapa Francis nawe muri iyi minsi ari kujijisha abatuye isi, akitwaza ihindagwa ry'ikirere agakwirakwiza ubwo buriganya bwe mu bihugu bitandukanye, maze abaperezida bose n'abategeka bagakurikira icyo kintu batazi icyo ari cyo, ariko bizasoza abona neza ko icyo agendereye ari ukurenganya abantu bakomeza amategeko y'Imana, harimo n'itegeko ry'isabato y'umunsi wa karindwi. Vuba cyane bidatinze mugiye kubona iki kintu cyitwa ihindagwa ry'ikirere icyo bigiye kubyara. Rero Roma ntigihinduka, kandi iyo turebye impamvu buri Imana ibaragaragaje ibintu neza, iyo turebye muri Yeremiya cya 2 ku murongo wa 22 hari amagambo avuga ngo ingwe ntishobora guhindura ubugondo bwayo. Mbese n'ubuye bwami bugereranywa n'ingwe? Iyo turebye mu Igice cya 13 tubona iby'inyamaswa yavuye mu nyanja yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7, ariko kandi iyo nyamaswa iyo turebye ibyo bintu biyiranga tubona yuko bihwana n'iby'inyamaswa ya 4 yo muri Igice cya 7 yari iteye ubwoba, nayo ngo yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7, kandi iyo nyamaswa ya 4 ni ubupapa. Ariko iyo nyamaswa ya 4 yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Nanone iyo turebye mu Igice cya 13 tubona yuko hari ibintu bavuze biyiranga, kandi kimwe mu bintu biyiranga nicyo ngiye kubabwira kigaragaza imiterere yayo. Baravuze ngo akanwa k'iyo nyamaswa kari kameze nk'ak'intare, ngo yari ifite amajanja nk'aya ruko, kandi ngo iyo nyamaswa yasaga n'ingwe. Rero kimwe mu kintu ubupapa bwifitemo nuko mu by'ukuri imimerere yabwo busa n'ingwe. Kandi Yeremiya cya 2 ku murongo 22 Yeremiya yaravuze ngo ingwe ntishobora guhindura ubugondo bwayo, ntabwo ishobora kwihindura uko imeze nuko ibimeze, ntigihinduka. Niyo mpamvu umuja w'Imana nawe yongeye guhamya ngo Roma ntijya ihinduka. Mbese bavandimwe, niba mubyibuka neza mu mwaka wa 2016 ndagira ngo dusubire inyuma mu gihe twiga igitabo cy'Intambara ikomeye, maze turebe uburyo ubuhanuzi buri kugenda busohora, kandi abantu bave mu bujiji, abantu bave mu buhumyi Roma yabashyizemo. Niba mu by'ukuri mwuka w'Imana bashobora kumwumvira, bumvirira rika ry'Imana riboreka mu Igice cya 18 rivuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanywa nawo ku byago byawo. Imana irarika abantu gusohoka muri Babuloni bakava mu binyoma by'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma muri kino gihe dusohoyemo. Kandi Abadivantiste nabo barasabwa kugira umwiteguro ukomeye cyane, kuko umwanzi ari kububakaho uruzitiro. Umwanzi ari kubakaho uruzitiro cyane. Mbese Papa Francis 2013 yavuze iki? Ntiyavuze yuko mu by'ukuri ntiyashyizeho igihe cy'umwaka ngo akacyita igihe cy'imbabazi, maze akavuga ngo muri uyu mwaka 2013 ngo tuzatangamo indulgensiya. Nshuti bavandimwe, ndagira mbabwire yuko uyu mugabo bitaro John Wesley, uyu mwijima w'i Roma niwo yari yarariditiyemo, yarawumazemo igihe kirekire cyane, waramutwaye, kandi yitwa ngo arasenga. Yizeraga yuko ashobora kubona imbabazi z'Imana biturutse mu guhibikana no gukora imirimo myinshi, ariko ntabwo ibyo bintu byashobokaga habe na gato. Rero John Wesley yaje kugirirwa amahirwe ubwo mu by'ukuri iyo turebye ku iparagrafe ya 3 paji 145 yaje koherezwa muri gahunda y'ibwirizabutumwa, maze ngo ubwo yari ari mu gahunda y'ibwirizabutumwa yaje guhura n'abakristo b'Iboheme b'Abamoravian. Abamoravian bari barize inyandiko za Martin Luther, barasobanukiwe n'uburyo ubutumwa bwiza bubatura umunyabyaha, kandi ko tugirwa intungane gusa no kwizera amaraso ya Yesu Kristo, bidaturuka mu mirimo dukora, ahubwo mwuka muziranenge igihe cyose amaze kutwemeza ko turi abanyabyaha, maze tukabona yuko turi abo gupfa, mwuka w'Imana akaturehereza ku gitambo cya Yesu Kristo, tukabona uburyo Yesu Kristo yashenjaguriye Karuvari. Icyo gikorwa yadukoreye kikazamura urukundo rutangaje mu mitima yacu,
urwo rukundo rukadukoraho maze bikaturehereza kwiyegura Yesu Kristo, tukatura ibyaha byacu, tugahindukira tugahamya ko tumukurikiye. Icyo gihe kari bwo buryo bwonyine dushobora kubabarirwa ibyaha byacu binyuze mu kwizera ibyo Yesu Kristo yadukoreye. Maze rero igihe John Wesley yahuraga n'abamoroviyani bari barize ubutumwa bwa Martin Luther, baragendanye muri ubwo bwato, ariko noneho baza guhura n'inkubi y'umuyaga ikomeye cyane. Igihe bahuraga n'inkubi y'umuyaga, John Wesley yagize ubwoba bukomeye cyane, ariko ngo abo bamoroviyani bari batuje, bagenda biririmbira, bafite amahoro y'umutima. Maze John Wesley aza kuza kubabaza iki kibazo, arababwira ngo, nyuma yaho naje kubaza umwe muri bo nti, mbese ntabwo mwari mufite? Yaransubije ati, oya, ndashima Imana. Nongeye kumubaza ati, ariko se umugore wawe n'abana bawe ntibigeze bagira ubwoba? Yansubije yitonze ati, oya, abana n'abagore bacu ntibagira ubwoba bwo gupfa. Paragrafu ya 2 paje ya 86. Ubwo Wesley yari agarutse mu Bwongereza, yaje kwigishwa n'umubwiriza w'umukristo w'umumoroviyani, maze abasha gusobanukirwa kurushaho iby'ukwizera Bibiliya yigisha. Yemeye ko agomba kureka kwishingikiriza ku mirimo ye ngo ibe yamuhesha agakiza, kandi ko akwiriye kwiyegurira burundu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu iteraniro ry'itsinda ry'abamoroviyani ryaberaga i London, Luther yanditse ubutumwa asobanura impinduka mwuka w'Imana akorera mu mutima w'uwizeye. Ubwo Wesley yategaga amatwi ukwizera kwagurumanye mu bugingo bwe, aravuga ati, numvaga umutima wanjye ususurutse mu buryo budasanzwe. Numvise nkwiriye kwiringira Kristo wenyine kugira ngo mbone agakiza, kandi mfite ibyiringiro ko yankuyeho ibyaha byanjye bwite, ambatuye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Amen. Yurebye muri iyi minsi ukareba uburyo abantu n'ubundi ubuyobe Martin Luther yaragiyemo nabo abantu baburimo, iyo urebye ukuntu abantu bafata ingendo ngo bagiye ku butaka bwera ikibeho, iyo urebye ingendo abantu baba bafashe zikomeye cyane, bakibabaza bakibwira yuko Imana ishobora kubababarira, ibi bintu biba bibabaje cyane. Bakeneye kurasirwa n'umucyo nk'uwarasiye Martin Luther ubwo yazamukaga ku ngazi ari gushaka imbabazi z'Imana. Bakeneye kurasirwa n'umucyo warasiye uyu bita John Wesley ubwo yari yararigitiye mu binyoma bikabije by'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma, bivuga yuko umuntu hari uburyo ashobora kwibabaza maze akagura imbabazi z'Imana, ibyo bikamuhesha kubabarirwa ibyaha bye. John Wesley umucyo waramumurikiye. Tukomeje ku iparagrafi y'epfo baravuze ngo, ubwo yari amaze gukomera mu kwizera Kristo, umutima we wagurumanaga mu icyifuzo cyo kwamaza hose ubutumwa bwiza bw'ubuntu Imana igirira abantu nta kiguzi. Yaravuze ati, isi yose nayifataga nka paruwasi nyobora. Mu karere kose k'isi aho ncyo nashoboraga kuba ndi, nabonaga ko bikwiriye kandi bitunganye, ndetse nkumva ari inshingano yanjye ko mbwira ubutumwa bwiza bw'agakiza abashaka kumva bose. Yakomeje imibereho idakebakeba kandi yo kwiyanga, ariko noneho atari yo shingiro ryo kwizera kwe, ahubwo ari ingaruka yako, ari umuzi w'ubutungane, ahubwo ari amatunda yabwo. Ubuntu bw'Imana muri Yesu Kristo ni ishingiro ry'ibyiringiro bya Gikristo, kandi ubwo buntu buzagaragarira mu kumvira. Ubuzima bwa Wesley yari yaraburunduriye mu murimo wo kubwiriza ukuri gukomeye yari yarakiriye, ariko kugirwa intungane binyuze mu kwizera amaraso ya Yesu Kristo akuraho ibyaha n'imbaraga ihindura umutima ya Mwuka Muziranenge, maze ikera imbuto mu mibereho ikurikiza urugero rwa Kristo. Nshuti bavandimwe, ndajya mbabwire ko umuntu bita John Wesley ni urugero rumwe mu bantu mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritwereka bakuzweho n'ubutumwa bwiza maze bakegurira imibereho yabo yose kubwiriza ubutumwa. John Wesley guhera iki gihe ngo yabwirije ubutumwa kugeza igihe yarinze asazira. John Wesley niwe muntu ngo wasubijeho gahunda y'ibwiriza butumwa. Buriya buri bagorozi bose nababwiye yuko nitujya gusoza ino gahunda y'amateka tuzagira uburyo twigira hamwe icyigisho cyitwa tuziga icyigisho kigaragaza uburyo agahembe gato kishyize hejuru. Danieli 8
kakirekera n'umugaba w'ingaba kakamukuraho igitambo gihoraho maze ubuturo bwera bwose kakabusenya. Tuzareba uburyo ubuturo bwera agahembe gatuhereye muri 538 uhereye mu gihe cy'umwijima cyarangiye 1798 kasenye ubuturo bwera bwose kakagenda gakuraho buri gikoresho cyose cy'ubuturo bwera. Ariko tuzanareba uburyo mu guhagurutsa abagorozi Imana yakoze uhereye kwa waridense hagiye haza buri mugorozi wese yagiye agenda asubizaho buri kintu cyose cyari cyaragiye gikurwaho mu buturo bwera. Tubona yuko Martin Luther yakubijeho igitambo gicaniro cy'ibitambo. Tubona abo bita ba John Wycliffe basubijeho akameza k'imitsima uko yagaruye ijambo ry'Imana ishyira mu rurimi rw'icyongereza. Tubona uwo bita John Wesley wenda niwe twaturiho yasubijeho igitereko cy'amatabaza kuko niwe wagaruyeho gahunda y'ivugabutumwa, kubera ko mu gihe cya John Wesley bari baravuze baranzuye neza ko nta muntu ushobora gukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza ataragiye kwiga teolojiya. Ariko mu gihe cya John Wesley niho mu by'ukuri umurimo wo kubwiriza ubutumwa wagiye mbere utera imbere cyane kurenza ikindi gihe cyose. Paragrafe ya nyuma page 87 reka dukomeze turebe ibya John Wesley. John Wesley yakomeje umurimo cyane ashishikaye, ariko nkuko nabibabwiye John Wesley yaje kurwanwa cyane mu buryo budasanzwe, ariko Imana nayo yagiye ibana nawe mu buryo budasanzwe. Paragrafe ya nyuma page 187 baravuze ngo abagaragu b'Imana bagendaga mu nzira iruhije, abakomeye n'intiti bakoresheje imbaraga zabo babarwanya. Nyuma y'igihe gito benshi mu bayobozi bakuru b'itoro bagaragaje ubugizi bwa nabi kumugaragaro, maze inzugi z'insengero zirafungwa, bityo ukwizera gutunganye n'abakwamamazaga birakingiranwa. Ndifuza yuko aya magambo tujya tuyatekerezaho kandi tukayahuza n'igihe dusohoyemo. Ibyo bintu ntibigire ikindi kintu bidusigire gushaka imbaraga, bidusigire gusaba Imana ngo itwongerere kwizera, kubera yuko igihe abagabo bari barimo nicyo gihe dusohoyemo. Kandi nababwiye umuntu bita Jerome yaratarutse, Petero yaratarutse, kandi bumvaga bafite imbaraga. Rero ubu igihe kigezeho ni igihe cyo gusaba Imana ibyaha bigacika maze ihembura rikaza, tukaba duhagaze mu mwanya wo gusakirana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Twasomye amagambo avuga ngo kizaba ari igihe umubabaro twebwe dutegereje n'ibihe by'akaga dutegereje ni ibihe bitigeze bibaho mu mateka yose. Nubwo mubona aba bantu ngo bagiye bamanikwa ku mambo bagatwikwa, ndagira mbabwire ko ibintu byateguwe n'umwanzi Satani. Ni ibintu dushobora kumvisha amatwi yacu tudafite imbaraga mwuka wera, tugahita ko tumera nk'abantu barabiye aho ngaho. Ni ibintu na n'isaha tutazi ibyo ari byo, ariko ndagira mbabwire ko ni ibintu biteguranye ubugome bwo ku rwego rurenze. Wenda kugira ngo mwumve ibyo bintu, reka nongere mbasomere amagambo ari mu gitabo cy'Intambara ikomeye ku ipaje ya 13. Ariko ndagira mbabwire ko dukeneye gusaba Imana umwiteguro. Dukeneye kuba dufite imbaraga zirenze urupfu, zirengeje urupfu imbaraga. Paji ya 13 baravuze ngo mu myaka, paragrafe yaho ya 3 igitabo cy'Intambara ikomeye baravuze ngo mu myaka 600 wose kibi w'umunyambaraga wahoze ari umukuru w'abamareka b'Imana yirunduriye mu murimo wo kuyobya abantu no kubarimbura. Kandi ubwenge bwagutse bwa Satani n'ubucakura yungutse ndetse n'ubugome yakusanyije muri izo ntambara zamaze igihe kirekire azabisuka ku bantu b'Imana mu ntambara iheruka kugira ngo abarwanye. Paragrafu yabanje haruguru bavuze ngo intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi izakaza umurego kugeza mu bihe biheruka. Mu bihe byose byabayeho Satani yagiye arakara itoro rya Kristo, ariko Imana yakomeje kugirira abantu bayo ubuntu kandi baha mwuka wayo kugira ngo ibatere imbaraga zo guhangana n'imbaraga z'umubi bashikamye. Murumva ko ni mwuka muziranenge dukeneye, nta kindi kintu. Ntago ari ibintu umuntu yiyumvamo, ntago ari uburyo yize ubuhanuzi.
ukeneye kuba ufite mwuka muziranenge gusa. Mwuka muziranenge n'uzaba utamufite, n'uzaba utarasukiye imvura y'itumba, nta mbaraga uzabona, kwizera kwawe kuzashonga nk'ishashi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rero hari irarika riri aratubwira ngo keretse gusa umuntu amaze kubonera intsinzi ku mafuti yose ajya mwizingiraho, naho n'ubundi ntiyitega akazigera abona ihembura. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Baravuze ngo mu gihe intumwa za Kristo zagombaga kujyana ubutumwa bwe zibushyiriye abari mu isi, kandi zagombaga no kugandikira abantu bo mu bihe byose byari kuzakurikiraho, zahawe umucyo udasanzwe uvuye kuri mwuka muziranenge. ariko mwumva amagambo, ariko uko itorero ryegereza gucungurwa kwaryo guheruka, Satani azakoresha imbaraga zikaze byimazeyo, yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ndajya mbabwire yuko nshuti bavandimwe, Satani azakoresha uburyo nta muntu n'umwe ushobora kubwiyumvisha. Oya, nta muntu wakwiyumvisha ubugome Satani ari gutegura. Wenda twagiye twumva ngo uburyo ngo abantu bajyanye mu magereza bagashumurirwa inyamaswa, ibyo ni ubugome bwakoreshwa. Abantu bajyanye ku gasongero k'inzu bakajugunywa nka Yakobo. Twumvise uburyo mu by'ukuri abantu batwitswe, twumvise uburyo mu gihe cy'abakayizari bashongeshaga imishonge bagashyiramo urugingo rugahita ko rutabuka. Twumvise uburyo abantu bafatwaga bagakebwa amabuno bumva. Twabonye uburyo abantu bafatwaga amaguru bakazirikwa ku biti by'imishibuka, bikabashibukana baziritse amaguru yombi bagahita ko batanyuka wese. Ariko ibyo bintu ngo ni ibintu twebwe tuzi, hari ibindi tutazi. Twumvise uburyo abantu bagiye bashyirwa ku mashanyarazi bagatwikwa. Ibyo bintu biri munsi cyane y'ibintu bidutegereje. Niyo mpamvu dukeneye imbaraga, ntabwo ari amagambo. Dukeneye kuba twambaye imbaraga, kandi iyi mbaraga ishobora kuboneka gusa tubonye ihembura. Imana iduhe amatwi ashobora kumva ibi bintu n'umwiteguro dukeneye. Nzi yuko ari umwiteguro ubwenge bwacu bumeze nk'aho budashyikira. Nzi yuko kandi uwo mwiteguro nta kindi kintu gishobora gutuma umuntu awugeraho keretse abonye intsinzi ku cyaha. Niba intsinzi y'icyaha itari kuboneka ubu ngubu ku kintu cyose uzi Imana yabuzanyije, ntiwitege yuko witeguye guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Baravuze ngo abagaragu b'Imana bagendaga mu nzira urije, abakomeye n'ibiti bakoresheje imbaraga zabo kubarwanya. Nyuma y'igihe gito benshi mu bayobozi bakuru b'itorero bagaragaje ubugizi bwa nabi no ku mugaragaro, maze inzugi z'insengero zirafungwa, bityo ukwizera gutunganye n'abakwamamazaga birakingiranwa. Imikorere y'abayobozi b'itorero mu kubarwanyiriza mu magambo yavugirwaga ku ruhimbi yabyukije ibyari mu mwijima, ubujiji n'ibicumuro. Yohani Wesley yagiye asimbuka urupfu inshuro nyinshi kubw'ibitangaza bw'ubuntu bw'Imana. Igihe imbaga y'abantu barakaye bari bamuhagurukiye, kandi bikaba byarasaga naho nta buryo bwo kubacika, umumarayika yaje mu ishusho y'umuntu maze amugira iruhande. Ba bantu barahunze, maze umugaragu w'Imana abona uko ava aho hantu hari akaga gakomeye, ntacyo abaye. Amen. Imana mu buryo bumwe nibona yuko hari umurimo dusigaje, nta muntu n'umwe uzadutunga urutoki ngo abishobore. Nta muntu n'umwe uzagira icyo akora. Niyo haza abajenerale, niyo haza abasirikari, imbunda zizaba nk'ibikenyeri, bazajya gukora ibintu babona imbaraga ibarenzira bakumbanyije. Niba Imana izaba ikiduhagarariye, hari umurimo tugomba kuyikorera uri bukurikireho. Mwebwe ndababwiye ngo dukeneye gusaba Imana ikatwongera kwizera. Buriya umuntu bita Elisa yigeze abwira umugaragu ati, Imana humura amaso, ndakwinginze humura amaso y'umugaragu wanjye, yitegereza ingabo zimpagaze iruhande. Kandi izo ngabo tuzibona neza igihe Yesu Kristo azuka. Ni ingabo zishobora gukora igikorwa kimwe abasirikari bo mu isi bakabandagara. Niyo mpamvu dukeneye kugirira Imana icyizere cyane. Imana itwongerere kwizera kurenza uko twigeze tugira mu bihe byashize. Dukeneye kwizera cyane kudasanzwe. Imana itwongerere kwizera. Bakomeje bavuga ngo, ndifuza ko dusoma aya magambo. Baravuze ngo
ubwo Wesley yavugaga iby'igihe kimwe yarokowe mu maboko y'imbaga y'abantu bari bafite uburakari bukaze bashaka kumugirira nabi, yaravuze ati ndifuza ko tureba ubutwari bw'aba bantu maze dutekereze niba mu by'ukuri ko tuvuga ko turi abantu b'Imana twiteguye kunyura mu bintu bisa n'ibi, nubwo nzi neza ko ibyo tugiye gucamo bizaba birenze ibi ngibi. Ariko reka tube dutekereza kuri uyu murongo w'aya magambo, wenda Imana yagura ibitekerezo byacu twumve ko dukeneye Mwuka Wera kurenza uko umuntu yabitekereza. Baravuze ngo ubwo twamanukaga umusozi tugenda, uwo ni Wesley, mu nzira inyerera twerekeje mu mujyi, abantu benshi bakoraga uko bashoboye ngo bangushe hasi. Bibwiraga ko nindamuka nguye hasi ntarabasha kongera guhaguruka ukundi, nyamara sinigeze ngwaguza ndetse habe no kunyerera gato kugeza ubwo nashoboye kubava mu nzara. Nubwo benshi bageragezaga kumfata ikora ry'ishati cyangwa imyenda kugira ngo bampirike, ntibashoboye kugira icyo bafata. Umwe gusa niwe washoboye kumfata, agakomeza agapfundikizo k'umufuka w'agakote kanjye gato, ariko mu kanya gato kaje gucika gasigara mu ntoki ze, naho akandi gapfundikizo k'umufuka warimo inoti y'amafaranga kacitse uruhande rumwe. Umugabo munini wari inyuma yanjye yampondaguye kenshi akoresheje inkoni y'icyuma. Iyo yankubitaga inshuro imwe ku gatwe k'inyuma byari kumugabaniriza umuruho iyo ayinkubita inshuro imwe ku gatwe k'inyuma byari kumugabaniriza umuruho wo gukomeza kunkubita. Mu yandi magambo nari guhita ko nipfira akaba araruhutse. Nyamara uko yabanguraga inkoni ngo ankubite niko yahinduraga icyerekezo mu buryo ntamenya uko byagendaga, kuko ntashoboraga guhindurira iburyo cyangwa ibumoso. Undi yaje yatanya mu bantu maze azamura ukuboko ngo ankubite, ariko mu buryo butunguranye inkoni iragwa maze ankora ku mutwe avuga ngo mbega imisatsi yoroshye inyerera afite. Abantu babaye abambere mu kugira imitima ihindutse ni ibihanda byo mu mujyi, ababaga ku ruhembe rw'imbere rw'abagome mu byabagaho byose, kandi umwe muri bo yari umurwanyi wubahwa warwaniraga ku rubuga rw'abakirana. Mbega kwitabwaho gutangaje Imana ikoresha kugira ngo idutegurire gukora ibyo ishaka. Hashize imyaka 2 banteye igice cy'itafari kimpusha urutugu. Ubwo kandi hari hashize umwaka ntewe ibuye hagati y'amaso. Mu kwezi gushize narakubiswe, ndetse n'uyu mugoroba nakubiswe kabiri. Ubwa mbere nari ntaragera mu mujyi, ubwa kabiri igihe nawusohokagamo, nyamara byose ntacyo byantwaye, kubera ko nubwo umuntu yankubita mu gituza n'imbaraga ze zose, undi akankubita ku munwa n'imbaraga nyinshi ku buryo amaraso yahita ava, nababara nkaho yankubise igikenyeri. Reka mbabwire ko dukeneye ubutwari butajegajega nk'ubu ngubu. Biratangaje kubona uyu muntu w'Imana avuga amagambo ameze gutya, ngo naho umuntu yankubita mu maso, naho umuntu yabigenza gute, nababara nkaho ankubise igikenyeri. Imana iduha ubutwari nk'ubu ngubu kuko turabukeneye cyane muri iyi minsi. Rero reka mu gihe turi kugera ku musozo turebe andi magambo make cyane. John Wesley rero yakomeje kwigisha, ariko ndagira mbabwire imbogamizi yaje guhura nazo zirenze noneho izo kurwanwa akubitwa. Yaje guhura n'abandi bantu bigize abantu b'Imana, ariko bari bafite iyobokamana mbona risa n'iryenda kugenda ryinjira mu matoro yacu muri iyi minsi. Itoro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mbona ririmo rigenda ryinjira mu bantu biyitirira Imana, ariko iryobokamana rikeneye kurimbuka cyane. Bakomeje kuri page 189. Dore bimwe mu bintu bahoraga uyu muntu w'Imana kwari ukumaramaza kwe.
yari yaramaramaje, bityo noneho ibyo bintu muri bimwe bamuhoraga. Mwumva ibintu bahoraga uyu muntu w'Imana. Maze ndagira mbabwire ko ibi bintu kandi biri bimwe mu bintu bamwe mu bantu bo mu itorero, bamwe mu zo mu itorero bari guhura ababwiriza butumwa Imana yahagurukije muri iyi minsi ngo baburire isi kandi bayitegurire kuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Uretse yuko bararushywa n'ubusa, ntabwo imbaraga yabo ishobora guhagarika imbaraga y'ubutumwa bwiza, ahubwo naburira umuntu wese witambika imbere y'ubutumwa bwiza guca bugufi akihana, kuko ubutumwa bwiza bwo buzakomeza kandi buzasohoza umurimo wabo. John Wesley dore icyo yahorwaga. Paragrafe ya 2 paji 189 baravuze ngo ubwo Yohani Wesley yavugaga ku byo we na bagenzi be baregwa, yaravuze ati bamwe barega bavuga ko inyigisho z'abo bantu ari ibinyoma, ubuyobe kandi ari ubwaka. Mbese iki kintu ijambo ryitwa ubwaka muri iyi minsi abayobozi b'itorero barwanya Imana ntibari kurikoresha cyane, bashinja amabwiriza butumwa Imana yashyize ku murimo ngo bategure ubwoko bw'Imana bwiteguye guhangana n'ibigeragezo bigiye kudusakiza muri iyi minsi iheruka, maze bakavuga ko abo babwiriza butumwa ngo ari abaka. Ariko iki kirego nababwiye yuko amateka agomba kwisubira, n'ubundi John Wesley nawe nicyo yaregwaga, kandi ko yakomeje avuga ngo arabaka, kandi ko batari barigeze bazumva kuva kera kugeza icyo gihe ko yaba ari amahame ayobya ubwaka n'ubupapa. Iri jambo ryitwa ubwaka ririmo rirakoreshwa cyane abantu barwanya Imana. Uretse ko iyo numvishe umuntu avuga ngo uri umwaka kandi nzi ko ndi mu ijambo ry'Imana, ibyo bintera imbaraga, kuko neza nzi ko umuntu w'Imana umaramaje mu minsi ya nyuma azitwa umwaka, nta kindi azitwa. Nta kindi kintu ashobora kwitwa uretse kwitwa umwaka. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko iminsi yo kwa Nowa yari imeze niko n'iminsi yo kuza kwa Yesu Kristo izaba imeze. Mbese Nowa ntiyitwaga ngo umusaza ukabya kandi w'umwaka? Niyo mpamvu rero niba iminsi ya Nowa igomba kuba imeze nk'iminsi yacu, kwitwa umwaka gishobora kuzaba ahubwo ari igihamya kimwe kigaragaza ko abantu bacoreye ubutumwa bw'Imana kandi badakebakeba. Ntuzatungurwe nuko uzitwa umwaka, ahubwo wowe uzarebe niba uri mu ruhande rw'Imana. Nigeze mbabwira mu minsi yashize turi kwiga iterambere ry'ubugorozi mu Budage, mbabwira ubwaka ubwo ari bwo. Rimwe na rimwe abantu bita abantu b'Imana abaka muri iyi minsi nibo baka kabuhariwe, kuko umwaka wese ni umuntu uvuga ibintu adafite aho abikomora mu ijambo ry'Imana. Nyamara muri iyi minsi biratangaje kubona uburyo bamwe mu bayobozi b'itorero cyangwa se abandi bantu bahaguruka barwanya ababwiriza butumwa bahagarariye ukuri kandi bavuga ibintu basoma mu ijambo ry'Imana bakavuga ngo nabaka. Muri iyi minsi umuntu wese uvuga ubutumwa wenda akavuga akoresheje ijwi rikangaranya cyangwa se ricyaha icyaha rikivuga mu izina ryacyo, uwo muntu ahita akavuga ngo ni umwaka. Maze noneho umuntu utwara ubutumwa ngo mu buryo bworoshye, ngo yashyizemo ngo ubwenge bwinshi cyane ariko buhisha uburyarya bunahisha icyaha, uwo muntu ngo yitwa ngo inararibonye, ngo niyo utari umwaka. Ariko abantu bakeneye kwitonda cyane bakiga ubwaka uko ari cyo. Niyo bashaka kwiga ikintu cyitwa ijambo ubwaka, nibagende biga icyisho cyitwa ngo iterambere ry'ubugorozi mu Budage, barebe umuntu wari ufite ubwaka niba buranga, umuntu bita mu nzeri. Ibyo nibyo baregaga John Wesley. Bakomeje bavuga ngo abandi baregaga bagira bati inyigisho zabo ntizikebakeba rwose. Oya, mumbwire niba ibi bintu bitari mu itorero ry'Imana muri iyi minsi, mu itorero ryacu ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ubu dufite abayobozi badashaka yuko icyaha kivugwa mu izina ryacu, kandi dufite n'abakuru b'amatorero bameze nk'abantu baje guca inshuro, badashaka kwereka abanyabyaha ibyaha byabo ngo bihane bakure ibizinga mu mibereho yabo, maze ihembura rize. Maze bakamera nk'abantu bari gukina n'ibyaha, kandi umwanzi arimo aradusatira. Dukeneye kuba turi abantu bejejweho icyaha n'igisa nacyo, maze ijuru rikaduhereza ihembura. Mbese abantu bazakomeza konsa icyaha bizageza ryari? Nta kindi kizaba uretse ko abantu bazatungurwa, kandi amaraso yabo bizera azaba ari ku gahanga k'abantu bagomeza bashyekenga, bizera batababwiza ukuri kw'icyo bakwiriye gukora. Maze bakavuga bati
abandi baregaga bagira bati inyisho zabo ntizikebakeba rwose, batuma inzira ijya mu ijuru irushaho gufungana. Kandi mu by'ukuri iki nicyo shingiro cy'ishingiro duhakana, nk'uko aricyo cyonyine kigeze kubaho mu gihe runaka, kandi mu buryo bw'ibanga ni nacyo gishamikiyeho ibindi byinshi cyane byigaragaza mu buryo butandukanye. Ariko se abo bantu baba batuma inzira igana mu ijuru irushaho gufungana kuruta uko umwami wacu n'intumwa ze babigenje. Uwo ni John Wesley wabajije icyo kibazo, arababaza ngo mbese ko muturega ko inyigisho zacu zituma inzira ijya mu ijuru ifungana, mu by'ukuri izi nyigisho zaba zirushije uburemere izo Kristo n'abigishwa be bigishije? Ariko se abo bantu baba batuma inzira igana mu ijuru irushaho gufungana kuruta uko umwami wacu n'intumwa ze babigenje? Mbese amahame yabo yaba akomeye kuruta avugwa na Bibiliya? Muzirikane gusa amasomo make yumvikana: ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uko niko John Wesley yabwiraga abo bantu. Kandi ndababwira yuko, yakomeje ababwira ngo, kandi ndababwira yuko ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazabibazwa ku munsi w'amateka. Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Niba John Wesley yakomeje kubabaza ngo niba inyigisho zabo zikomeye kurusha ibi byavuzwe n'ibyanditswe, bakwiriye kubarwaho ikosa. Ariko mu mitima yanyu muzi neza ko atari ko bimeze. Nyamara se ninde wavuga ko yakoroshya n'akanyuguti kamwe ntabe agoretse ijambo ry'Imana? Mbese umuntu ari we wese w'igisonga wabikijwe ubwiru bw'Imana yagaragara ko ari indakemwa mu gihe ahinduye umugabane umwe w'ibyo yabikijwe? Oya, ntacyo yagabanya, ntacyo yakoroshya, ahubwo ategetswe kubwira abantu bose ati ntabwo nshobora gucisha bugufi ibyanditswe kugira ngo bihuze n'ibibashimisha. Mugomba kuzamuka mugashyikira urwego bisaba kugera aho bitaba ibyo, mukazarimbuka by'iteka ryose. Imvugo ya rubanda ni uko abo bantu badafite urukundo. Koko se nta rukundo bafite? Ni mu ruhe rwego? Mbese ntibagaburira abashonji kandi bakambika abambaye ubusa? Oya rwose, aho siho hari ikibazo. Ibi ntibabura kubikora rwose, ahubwo nta rukundo bagira mu gushyira mu gaciro. Batekereza ko nta muntu ushobora gukizwa uretse abagendera mu nzira nabo banyuramo. Ibi byose ni ibirego John Wesley yaregwaga, kandi ndatangara cyane iyo mbona muri iyi minsi abitwa abakristo cyane barushaho koroshya inzira ya gikristo, nabo bakavuga amagambo ameze nk'aya ngaya. Nshuti bavandimwe, ndagira mbabwire yuko iki kintu kirakomeye cyane. Uburyo mu itorero, reka mbabwire, ubu ikintu cyitwa koroshya inzira ya gikristo nicyo kintu kigiye gutuma abantu batazagera muri Kanani yo mu ijuru. Ariko ndagira mbabwirize ko inzira ya gikristo ijya mu ijuru irafunganye. Reka nongere mbisubiremo: ushaka koroshyaho gato, uwo nguwo agomba kurimbuka. Nk'uko John Wesley yabivuze, ntabwo inzira ijya mu ijuru yoroshye, irafunganye. Si njyewe ubivuze, Kristo niwe yavugiye ngo iyo nzira iraruhije kandi irafunganye, abayinyuramo ni bake cyane. Ku ipaje y'191 paragarafu yaho ya nyuma, Wesley yaravuze ati ku ruhembe rw'imbere rw'abanzi b'ubutumwa bwiza bwa Kristo hari abantu bacira urubanza amategeko ku mugaragaro mu buryo bweruye kandi bakayatuka, bakigisha abantu kwica amategeko, guhindura ubusa, gukerensa, gukuraho inshingano afite. Bitari itegeko rimwe gusa, ryaba iryoroheje cyangwa irikomeye cyane, ahubwo yose uko yakabaye. Igitangaje cyane mu bintu byose biba muri ubwo buyobe bukomeye ni uko ababugiyemo bizera mu by'ukuri ko bubaha Kristo nyamara bakuraho amategeko ye, kandi ko berereza umurimo we ariko basenya inyigisho ye. Mu by'ukuri bubaha Kristo nk'uko Yuda yabigenje ubwo yavugaga ati mwigishwa ndakuramutsa, maze akamusoma. Bityo Kristo ashobora kubwira buri wese muri bo ati uragambanisha umwana w'umuntu kumusoma, kuvuga iby'amaraso ye maze ukamwambura ikamba rye, no kwirengagiza umugabane uwo ari wo wose w'amategeko ye, witwaje kwamamaza ubutumwa bwe.
ntaho bitaniye no kumugambanira umusoma. Umuntu wese ubwiriza ibyo kwizera mu buryo bwirengagiza umugabane uwo ari wo wose wo kumvira. Kamenga rucyanga, umuntu wese wishingikiriza ngo ari kwigisha ibya Yesu ariko temperance, inyigisho zo kwirinda twahawe ziri mu mwuka w'ubuhanuzi zamugeraho agatangira gushinga ijosi ntazumvire, uwo ntahataniye na Yuda umugambanisha kumusoma. Kandi umuntu wese amahame ibyo twabwiwe, ibyo kwitungira amagara mazima, umuntu wese ijambo ry'Imana ryo rikamubwira ngo sokoza gutya, ntabwo ukwiriye kuboha imisatsi, ntabwo ukwiriye kuyishyiramo amabara, ntabwo ukwiriye gusiga inzara ndetse n'iminwa, ntabwo ukwiriye kwambara ibikomo. Nshuti bavandimwe, ndagira mbabwire yuko maze abantu bagatangira kwiratana ubutumwa bwiza ngo Yesu Kristo yarabacunguye, abo bose ntaho bataniye na Yuda, barimo baramugambanisha kumusoma, kandi amaherezo bazarimbuka. Ubu ngubu ndamutse mbabwiye ikintu gikomeye abantu baba barejeje, urajya kubona ukabona abizera bacu barajya gushyingirwa bakiyambarira impeta ku ntoki. Izo mpeta ntabwo zemewe rwose. Ijambo ry'Imana hari icyo ryavuze mu hamya by'itorero, bavuze yuko ngo n'agaceri kazitakaraho abantu bagomba kuzakabazwa. Abantu benshi cyane bashobora kuvuga bati ibyo bintu uri kuvuga niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi n'igitabo cy'ibyo twizera byadivence umunsi wa karindwi bizera, naho ijambo iyo ngingo barayisobanuye neza, kugeza ubwo umuja w'Imana niwe tavuze ngo n'agaceri kagura iyo mpeta mu rubanza rw'Imana kazazamo. Kugeza ubwo yanditse aravuga ngo niba ibyo bintu abantu baranabikoze mu bujiji, niba bikureho, niba byagira n'amafaranga byagura bayagurishe, babigurisha amafaranga bayashyire mu bindi bintu byafasha umurimo w'Imana. Mbavandimwe, ndagira mbabwire ko inzira ijya mu ijuru irafunganye cyane, kandi sindi kuza hano mu rwego rwo kugira ngo nyikorohereze, ahubwo ndakubwira yuko wowe ugomba kuzamura intekerezo zawe ukayishyikira. Kandi utayishyikira, John Wesley hari ikintu gikomeye cyane yavuze ngo ntabwo nshobora gucisha bugufi ibyanditswe kugira ngo bihuze n'ibibashimisha, mugomba kuzamuka mugashyikira urwego bibasha kugeraho, bitaba ibyo mukazarimbuka by'iteka ryose. Ntabwo ari amagambo yanjye, ahubwo ni amagambo yahumetswe n'Imana. Uku niko bimeze. Maze abantu benshi cyane babwirwa ayo mahame y'ibyo kwirinda, ibyo kwitungira amagara mazima, iby'imyambarire, iby'imisokoreze, iby'imisigire y'iminwa n'inzara no kwambara imikomo n'izahabu. Ibyo bintu byose bakabyoroshya, ariko nta cyoroshye na kimwe kirimo, kuko byose byavuzwe n'Imana. Niba twifuza guhabwa ihembura riturutse mu ijuru, niba twifuza gusukirwa imvura y'itumba, turasabwa gukura inkomyi yose mu nzira. Ikintu cyose ifuti ryose ritwizingiraho, tugomba gutindana n'Imana kugeza igihe Imana iduhereye imbaraga zo kuricikaho. Yakomeje avuga, John Wesley aravuga ngo kuvuga iby'amaraso ye maze ukamwambura ikamba rye no kwirengagiza umugabane uwo ari wo wose w'amategeko ye witwaje kwamamaza ubutumwa bwe, ntaho bitaniye no kumugambanira umusoma. Umuntu wese ubwiriza ibyo kwizera mu buryo bwirengagiza umugabane uwo ari wo wose wo kumvira, haba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, umuntu ubwiriza ibya Kristo agambiriye gupfobya cyangwa guhindura ubusa itegeko ryoroheje ryo mu mategeko y'Imana, bene uwo ntashobora gusimbuka icyo kirego, ntabwo yagisimbuka. Ndabinginga cyane kugira ngo nshuti bavandimwe iki kintu tugitekereze cyane. Ndifuza tugera ku musozo kubasomera andi magambo aboneka mu gatabo agatabo kitwa abahirwa n'ibandi, ku ipaje yaho ya 90 hari amagambo umuja w'Imana yanditse nifuza kubasomera. Yaranditse aravuga ngo ariko inzira y'ubugingo ni impatanwa kandi irembo rirafunganye. Ni paragraph ya nyuma, page ya 90 abahirwa n'ibande, ni kugasubika avuga ngo irembo ry'impatanwa n'inzira ifunganye nibyo bigera ku bugingo buhoraho. Ariko inzira y'ubugingo ni impatanwa kandi irembo rirafunganye. Ubaye wihambiriye ku cyaha icyo ari cyo cyose gishobora kukwiboheraho, wasanga yuko inzira yakubera impatanwa ukananirwa kwinjira. Niba ushaka gukomeza kugendera mu nzira y'Uwiteka, ukwiriye kureka inzira zawe bwite, ubushake bwawe bwite, ingeso mbi n'ibikorwa bibi. Umuntu ukorera Kristo ntakwiriye gukurikira iby'isi cyangwa se gukurikiza urugero rw'ab'isi.
inzira yo mu ijuru ni impatanwa ku bantu bakina imikino ishingiye ku kwikunda, n'imanga n'imikokwe ku bakunda iby'isi, kuyizamukamo byabagora, imiruho, kwihangana, ubwitange, ibitutsi, ubukene, kurwanywa n'abanyabyaha. Ibyo byose Kristo yabimenyereye uko bingana. Uko niko natwe dukwiriye kubimenyera bikaba umugabane wacu niba dushaka kwinjira muri paradizo y'Imana. Niba dushaka kwinjira muri paradizo y'Imana, bavandimwe inshuti zanjye, ndagira mbabwire yuko iki kintu dukeneye kugitekereza, kandi ndifuza yuko nabasomera andi magambo. Ndashaka kubasomera andi magambo ari mu gitabo cy'Intambara ikomeye, igitabo cy'Intambara ikomeye page ya 330, kicyo kivuga ngo ububyutse bwo muri iki gihe. Hari amagambo nshaka kubasomera kugira ngo mu by'ukuri turusheho gutekereza cyane. Bavuga ku bubyutse bwo muri iki gihe, bavuze yuko ububyutse bwo muri iki gihe ari ububyutse mu by'ukuri bwo kugurumana gusa, ariko butarimo kumvira Imana neza mu buryo bunonosoye. Mbese ubu bubyutse ntaho butandukaniye no kugambanira umwana w'umuntu umugambanisha kumusoma. Bakomeje bavuga ku iparagrafe ya 3 page y'132, baravuze ngo ku muntu wese wahindutse by'ukuri kugirana isano n'Imana ni ibintu bizahoraho, nibyo bizaba ingingo y'ingenzi mu buzima. Ariko se mu matorero y'ibirangirire yo muri iki gihe ni hehe kari umwuka wo kwiyegurira Imana? Usanga bizera batararetse ubwibone bwabo ndetse no gukunda iby'isi. Usanga badashaka kwiyanga no kwikorera umusaraba kuruta uko bari bameze mbere yuko bahinduka ngo bakurikire Yesu w'umugwaneza kandi woroheje. Amagambo iyobokamana ryahindutse umukino w'abatizera n'abashidikanya, kubera ko abantu benshi baryitirirwa batazi amahame yaryo. Kambabwire, ndagira mbabwire yuko abantu benshi cyane ntibari bamenye ikintu cyitwa ikiguzi cyo gukurikira Yesu Kristo. Abantu benshi cyane hari uburyo babifata mu buryo bworoshye, ariko gukurikira Yesu Kristo bidusaba gusiga byose. Mbese nigeze nigisha abantu icyigisho, bamwe wenda basaba ko baragikurikiye, cyavuga ngo kugurisha ibyo utunze byose. Ikintu cyitwa gukurikira Yesu bisaba kugurisha ibyo utunze byose. Mbese ikintu cyananiye umusore w'umutunzi nicyo kintu burya Yesu abadusaba. Ntago ari ibintu bimeze nko kwigendera mu nzira witemberera, oya. Buriya abantu rero hari igihe bajya bashaka ngo abantu babwire ko inzira ijya mu ijuru ni impatanwa. Ku bantu bamenyereye gukina imikino ishingiye ku kwikunda, gukurikira Yesu ntibyoroshye, niko Kristo yavuze. Ndetse ngo nta n'umuntu mu by'ukuri ukurikiye Yesu Kristo. Reka mbabwire, iki kintu kiratangaje cyane kandi dukeneye kucyumva muri iyi minsi mike dusigaje, kugira ngo tubeho turi abantu biteguye. Dukeneye kucyumva cyane, Imana ikadufasha, kubera yuko tutacyumvishe. Ndababwiza ukuri yuko urugero Imana yifuza ko tugeraho tuzatakobwa, tuzasanga twararuhiye ubusa. Mbese bizaba nka bya bindi mwasomye nigeze mu magambo mu gatabo k'umwiteguro w'imvura y'itumba, niba nibuka neza, aho bavuze ngo abantu benshi cyane bababwirije ubutumwa bwa Mariko wa 3 nta hembura bazabona. Rero iyobokamana ngo ryahindutse umukino w'abatizera n'abashidikanya, kubera ko ngo abantu baryitirirwa batazi amahame yaryo. Banditse n'ubundi ku ipaje 333 paragrafe yaho ya 2, baravuga ngo imyumvire itari ukuri ku byerekeye kamere y'amategeko y'Imana, guhoraho iteka kwayo ndetse n'ibyo asaba, yayoboye abantu mu buyobe ku birebana no guhinduka no kwezwa. Bityo ingaruka ziba izo kumanura urwego rw'ubutungane mu itorero. Aha niho hihishe ibanga ryo kubura kwa mwuka w'Imana n'imbaraga byayo mu bubyutse bwo muri iki gihe cyacu. Mbese mushobora kubona ahantu impamvu abantu babuze mwuka muziranenge mu mibereho yabo, nuko uburyo bumva amategeko bagize uburyo babishyira ku myumvire yabo, kandi ntago bumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga bamaramaje. Ntago bagenda nk'umugaragu w'Imana dusoma mu ijambo ry'Imana witwa Enoki.
kandi ijambo ry'Imana nirivuga amategeko hari igihe twahita dutekereza ngo buriya hari kuvugwa abaprotestanti n'abakatolika bo bakuye amategeko 10 y'Imana. Oya, ni amategeko y'uburyo bwose Imana yavuze, amategeko y'ubuzima, kuko mu gitabo cy'inama ku mireba baravuze ngo uwicaye amategeko y'ubuzima azahanwa nk'uwishe amategeko 10 y'Imana. Bakomeje bavuga muri icyo gitabo, bavuga andi magambo nifuza kubasomera. Baravuze ngo hari amategeko abantu ntibamenya neza ubutungane. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Hariho amategeko abantu ntibamenya neza ubutungane no kwera by'Imana, cyangwa ngo bamenye ibicumuro byabo n'uburyo badatunganye. Ntabwo bakwemezwa ibyaha byabo mu buryo nyakuri, kandi ngo bumve ko bakeneye kwihana. Reka njye kuri paragrafe ya 2, page 36, ngenda nerekera ku musozo. Baravuze ngo kwezwa nyakuri n'inyigisho ya Bibiliya. Intumwa Paulo mu rwandiko yandikiye Abanyatesalonike yaravuze ati icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu. Bakomeje baravuga ngo page ya 338, baravuze ngo kwifuza idini ryorohereza abantu ridasaba umuhati. Ndi mu Ntambara ikomeye, page 338, paragrafe ya 2. Kwifuza idini ryorohereza abantu ridasaba umuhati, kwigomwa no kwiyanga ndetse no kwitandukanya n'iby'isi byatumye habaho imyizerere yabaye gikwira, ariyo myizerere yo kwizera gusa. Ariko si ijambo ry'Imana ryo ryavuze iki? Intumwa Yakobo aravuga ati mbese bene data byatura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Wa muntu utagira imirimo, we ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Bakomeje bavuga ngo ni mutyo he kugira umuntu n'umwe wibeshya yizera ko ashobora kuba uwera mu gihe yica nkana rimwe mu mategeko y'Imana. Gukora icyaha ubizi bicecekesha ijwi rihamya rya Mwuka Muziranenge, maze bigatandukanya umutima umuntu n'Imana, Amagambo asoza ngiye gusorezaho ni amagambo avuga ngo nubwo hari aya magambo yahumetswe n'Imana, n'abantu bangahe bavuga ko ari abakristo baca intege imbaraga zabo kubwo gukurikirana inyungu cyangwa gutwarwa n'ibigezweho? N'abantu bangahe banduza ishusho y'Imana babinyujije mu kugwa ivutu, kunywa ibisindisha ndetse no kujya mu binezeza bibuzanijwe. Ninshaka ngarukira ahangaha, nshuti bavandimwe, ndabinginga cyane. Iki cyisho twari turimo twiga, twari turimo tureba ibya John Wesley, uburyo yabwirije ubutumwa bwiza ariko akarwanywa n'abantu benshi cyane, agakubitwa iboko kubera ko yabwirizaga ubutumwa Martin Luther yabwirije bugaragaza yuko umunyabyaha cyangwa se umunyabyaha agirwa intungane kubwo kwizera amaraso gusa Yesu Kristo, bidaturuka ku mirimo akora, bidaturuka ku kwihanyagura, bidaturuka mu binyoma Roma yigishije abizera n'isaba kiyobeyemo, ibintu byitwa bya penetensiya, ibintu byitwa indurugensiya. Ibyo bintu byose John Wesley yaje kubisobanukirwa, abisobanukiye n'abakristo b'Abamoroviyani, maze nawe atangira kwigisha ubwo butumwa mu mbaraga ikomeye. Maze igihe yabwigishwaga tubonye ko yarwanyijwe, yarakubiswe, yarasunitswe ndetse agirirwa nabi cyane. Ariko muri ibyo bihe byose ngo Imana yagiye ibana nawe ikamurinda. Ariko nubwo yarwanyijwe muri ubwo buryo, yaje kugera ahura noneho n'abandi bantu bamurwanya bamubereye babi cyane
kurenza bamwe bamurwanyije bamukubita. Abo bantu babaye babi cyane ni abantu bibaraga nk'abantu b'Imana nabo babwiriza ubutumwa bwiza, ariko bakabubwiriza mu buryo bw'ubuyobe, bigisha ikintu cyitwa kwizera gusa. Bavuga yuko mu gihe wizeye igitambo cya Yesu Kristo atari ngombwa kwirirwa wubahiriza amategeko y'Imana. Iyo myizerere n'isaha irahari, niko abo bitatu bumenye bigeze baguruka mu itorero y'Abadiventisi umunsi wa karindwi bigishaga, kandi nabo bitabere. Abantu benshi cyane iyo myizerere barayifite, ariko no mu itorero ry'Imana Abadiventisi umunsi wa karindwi hari abantu nubwo batabihamisha amagambo yabo, ureba neza mu magambo yabo ukabona yuko ibyo bintu babyizera, kubera yuko bevuga yuko mu by'ukuri bemera amategeko, ariko imvugo zabo ukabona yuko zidakangurira abantu kwezwa mu buryo bwuzuye. Igihe cyose inyigisho y'umuntu itararikira abantu kwezwa mu buryo bwuzuye no kumvira kuri buri ntambwe yose, uwo muntu aba afite imyizerere nawe imeze nk'iyaba ariya twabonye yitwa kwizera gusa. Imana rero idufashe cyane, kubera yuko umuntu wese uzibeshya akaba ari ku murongo mu by'ukuri nk'uwo tumaze kubona, wese yavuze ngo amaherezo ye azarimbuka. Imana idufashe cyane. Reka mu by'ukuri twegere Kristo cyane, kugira ngo urukundo rwe rwongere rukore mu mitima yacu, twongere tujye Karuvari, twongere turabuka igitambo cya Yesu Kristo, maze mu kurabuka umusaraba w'Ikaruvari, mu kurabuka icyo gitambo, mu kureba uburyo Yesu Kristo yagiriwe, uburyo yashinyaguriwe, ibyo bintu bizamura urukundo Kristo yatugaragarije rutureshye. Nk'uko Pawulo avuga ngo mbese kugira neza kw'Imana n'urukundo rwayo si byo bitureza ku kwihana. Ndifuza yuko muri kano kanya twakongera tukerekeza intekerezo zacu ku gitambo cya Yesu Kristo. Reka twitegereze urukundo yadukunze, uburyo yacumiswe icumu kugira ngo ambabarire ibyaha, nawe ibyaha byawe bibabarirwe, maze urwo rukundo yadukunze rutureshye rutume natwe tumwegura imibereho yacu yose. Ibyo bintu bizoroshya umutwaro wo kumvira, kandi koko urwo rukundo nirukabaka imitima yacu ruzayidebura, bizasoza turi mu murongo wo kumvira Imana bitadusabye imbaraga nyinshi cyane, ahubwo tuzumva ari ikintu kidutwara nk'umuyaga. Imana idushoboze kurabuka ibya Karuvari, kurabuka Ikaruvari, kugira ngo tubashe kugendera mu nzira z'Imana, kandi ibyo bintu tubigenderemo bitatugoye, ahubwo twumva yuko mu by'ukuri aricyo twagakwiriye kuba dukora, kumvira Imana kuri buri ntambwe yose. Reka Mwuka w'Imana bafashe, kandi nanjye amfashe, arushaho kutwongerera imbaraga, aduhereza imyiteguro ikwiriye, aduhe gukura inkomyi yose mu nzira, twegerane n'Imana. Mwuka w'Imana turondore icyo twemeza cyose, tujye imbere y'Imana, nidushake tuhatinde, nidushake turara amajoro dusenga, ariko kugeza igihe tuzumva ko icyo kintu ijuru rikinesheje muri twe, maze ijuru rizaba ryiteguye kuduhereza ihembura, duhangane n'ibihe bikomeye biri imbere yacu. Ibyo nibyo mbasabiye, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenga. Imana, turagushimye Mana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wabanye natwe muri kino cyigisho, ibyo turabigushimiye. Abateze amatwi iki cyigisho, Mwuka w'Imana agendere imitima yabo, kandi nanjye wavugaga, reka ibyo navugaga bikorere mu bugingo bwanjye. Abazacyumva nyuma, ndagisenze cyane nsaba ngo Mwuka Wera azagiherekeze, maze uzacyumva wese azakabakabwe nawe, kandi imbaraga ya Mwuka Wera ihindura izahinguranye umutima we, yemeze, imwemeze, imurikacuze umwijima aho muri we, itunga urutoki icyaha no kutagenda neza n'ikitameze neza cyose mu mibereho ye, maze bimufatisha icyemezo cyo gushaka Imana amaramaje. Komeza ubane natwe, udufashe, kandi ugomeze iyi gahunda uyisigasire, udutegurire n'ibindi bihe byiza dutekereza ugomba kudutegurira biri imbere byo guheza kwiga igitabo. Tubigusabye twizeye yuko utwumvise, kandi tugushimiye yuko udusubije, mu izina rya Yesu, amen.